twizere ko mukomeje kugubwa neza bakunzi ba Nino TV. Twari tumazeho iminsi igeze hafi muri ibiri, ndumva uyu ni umunsi wa kabiri tutagaragara ahangaha kuri kamera za Nino TV ndetse no kuri mikoro zayo. Rero ntabwo ari impamvu zaduturutseho, ni impamvu navuga ko ari impamvu nziza, ni impamvu nziza kabisa. Niyo mpamvu mutatubonaga. Twagarutse turavuze tuti malgré nubwo tugihugiranye ariko reka tugaruke. Inkuru ni inkuru nziza, wenda abakunzi bacu ushobora kubabwira kuko twamaze kuba twibaruka umwana. Rero niyo mpamvu muri iyi minsi ibiri tutari turi kuboneka. Rero twaje kubera ko ibyinshi bisa nkaho biri guherera ku ruhande. Ni inkuru nziza rero twavuga ko twagombye kubanza twabibabwira, ariko kandi mbere yuko wenda tunabigarukaho, abashaka kumenya byinshi byihariye bashobora guca mu gikari tukaganira. Tuba kuri groupe zigiye zitandukanye zo kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri 0799010666, hanyuma wanyandikira kuri iyo nimero ubundi tukagushyira muri groupe. Kuri groupe niho mu by'ukuri bibera ibyinshi, naho ngaho abantu baganirira. Hanyuma rero mbere yuko wenda ibyo ngibyo bikora, banza wamenye ukuntu situation imeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ntabwo turi buze gukomezanya niko byagiye bigenda. Benshi mwagiye muca mu gikari mukavuga mutese macacari ati ko dukeneye precision zawe ku bintu bimwe na bimwe, ariko naje kuri update, naje kuri za precision, muzi inkuru mu by'ukuri ziba ari za nyazo zitarimo ibihuha cyangwa se ibinyoma. Hanyuma ngiye kuba ngaruka nkubwira operation zikomeye cyane zakozwe na FCM 23 muri sheferi y'Abafuliru. Sheferi Bafuliru cyari muri groupe babita Kigoma. Hangaha uduce dutatu twose, ndetse uraza kumenya ko utu duce dutatu ni uduce tunini nini. Ni ukuvuga ngo kuva Rurambo ukagenda iyo sentire yose ukagera aho bita Kitoga, ukagera aho bita Murambi, ukagera Rubuga, ni uduce magingo yanga turi gukontororwa na AFC M23 ndetse na MRDP twirwana. Ni ukuvuga ngo uduce turimo Kitoga, turimo Murambi, turimo Rubuga twabaye tombe. Abantu bari bakumbuye za tombe, turazizanye rero tukubwire uko byaje kugenda. Ese muri utu duce turi hehe, duteye dute? No duce twateje panike ndetse mu mujyi bien sûr wa Uvira, kuko ntabwo ari kure cyane ya Uvira. Ibi rero byateje ubwoba budasanzwe, turabigarukaho. Kuvuga ukwezi kwatangira, ubwo ndavuga ukwezi kwa 8, umunsi turi tariki 10, kuva kuri le premier cyangwa se tariki 1 kugeza ubu abantu barenga 7 nibo bamaze kwicirwa mu mujyi rwagati. Abaturage barambiwe, tugiye kubigarukaho. Hanyuma turaza kuba dusimbukira Ibeni, turenga Ibeni gatoya tujye muri territoire ya Mambasa, ni muri province ya Ituri. Abantu 13 nibo bishwe ku munsi w'ejo n'ibyihebe bya ADF naro. Kuba bapfuye rero si gitangaza, si n'inkuru, kuko ni ibintu bisanzwe hariya, byamaze gufatwa nk'ibintu bisanzwe. Abaturage baza bakicwa bakaba masakra, ukabona leta nta kibivuzeho, mu gihe cyo mu by'ukuri cyakabaye ikibazo gikomeye cyane. Igitangaza nuko abo baturage bicwa utyo, ingabo za Uganda ziraho n'ingabo za FARDC ziraho. Benshi bakibaza batese kuki abapfa batebe byagenze bite ko niyo bagiye kubica batega mu muhanda. Ni birometero birenze bigeza nko kuri 20 werekera ku muhanda wa Mambasa Kisangani. Ni ukuvuga ngo nuko nguko byagenze, giye kubigarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma ndaza kuba angarukana none gatoya narekeze muri Masisi. Mwabonye video iri gucaracara y'abazalendo bageze kuri 28. Uraza kumenya abangaba biripotinze bari hamwe nandi 28 biripotinze bayamanitse, ariko kandi buriya ntago biripotinze ku bushake. Nuko umuriro uwo bita Bodwe, General Bodwe yaramaze iminsi abacanye ku rwego rukomeye cyane, aho twagiye tubigaruka ku buryo burambuye tukababwira ukuntu byagiye bigenda. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugenda twibandaho, n'andi makuru agiye atandukanye yose uraje uyamenye. Munyemerere rero tuyanzike mu ubu. Hanyuma reka mwumve kukimushinga ku mashinga sawa, twavuga Mungu twashiba tulisaba tukibukira watu tuvuze buhoro, ariko turabamenyesha ko ati M23 bakubise bikomeye cyane. Pamba kabisa
Batasimira Muzalendo bamuyuvuye. Ati ukitwa umuzalendo ati yahambirijwe ku rwego rukomeye cyane kuko yashaka kuvuga ubwo kimbunda yagabishe atari na hofe ubwo kiteni itaboneke. Ati umuntu w'umuzalendo atutigira imbunda atutagira uniform ati yahambirijwe ku rwego rukomeye cyane. Ku magambo gabiri yabo anake batabona imbunda batabona iteni atadetwe ku muzalendo zo habarizo Kitoga kabisera muri Murambi yose. Ati Kitoga ati na Murambi yose bapamba batabagamba genda ku Murongoro mpaka ati hose M23 yahafashe hose Irurambo ati kuvura yeyo data ati gukomeza ukarinda ugera ahangaha. Ni ukuvuga ngo impamvu ntangije aka audio koko mu Gifurero ni umuturage uri muri ziriya eneo. Murabizi ko mu byo tubabwira tuba tugomba kugira wenda na fact n'ibi bigaragaza. N'imirwano yabaye ku munsi w'ejo ariko kandi ari amakuru ambwira ko hari na drone ngo yaba yarasuye ingabo z'abarundi. Wenda iyo yo ndaza kugenda nyigaruka mu buryo bworoshye. Ngewe murabizi ntabwo nari impari. So ku munsi w'ejo rero nibwo M23 n'ubundi yaje kugabwaho igitero nka kwa kundi bisanzwe ngo bagiye kugerageza ngo bagaragaze ko bahari. Ubundi kenshi bakunze kugaba ibitero bagaragaza yuko bahari. Ntabwo rero byabahiriye mw'abantu mwe, ntabwo byabahiriye kubera ko byarangiye bigaruriye utundi duce tutari ngombwa ko banadufata, ariko bitewe n'imyifatire ya coalition biba ngombwa yuko utwo duce bagira bate badufata. No duce turimo Kitoga, no duce turimo Murambi, no duce turimo Rubuga. Utu duce rero wakwibaza utese duherereye utu duce duherereye, ariko andi makuru akavuga ko kuri Mugera naho bita mu Mutambara naho ngo mu kanya gashize uyu munsi noneho naho ngo bibaye ibindi ruvuga ngo tombe zikomeje kuba nyinshi. Ariko munyemerere mbabwire izi moye plateau zino zo hejuru, utu duce twa Kitoga ndetse na Murambi yemwe na Rubuga ni uduce duherereye muri ho plateau ya Uvira, ariko bahita ho plateau ariko ubundi ni moye plateau en soi. Hakaba ari muri groupement ya Kigoma, hakaba ari muri chefferie ya Bafulero cyangwa chefferie ya Bafulero. Buri ukuntu babyita Bafulero na ubwoko, ariko ujya usanga kubera ko aribo biba bitwa bakutimye iyo chefferie kuko Kongo yemera imiyoborere ya gakondo cyangwa se abashefu kutimye abami bakemewe muri iki gihugu, ujya ugasanga yitire tuvuge nka hano za Rubaya, za Mushaki, za hehe muri Masisi ni muri chefferie y'Abahunde. Wajya za Gicanga akaba muri chefferie ya Bashari. Nuko guko biba bimeze ubwoko, kandi Abahunde nabo ni ubwoko, ariko ni Bahundi, chefferie yitwa Bahundi. Ni nayo yitwa chefferie y'Abafulero, yitirirwa izina ryabo. So amakuru akavuga ko rero ari mu chefferie y'Abafulero muri territoire ya Uvira. N'ubundi amakuru akavuga ko agace kwanza ka Kitoga kubwako kari nagace navuga ko ari localité iri muri altitude cyangwa se iri ku butumburuke bwa metero 2340 uvuye ku nyanja au niveau de la mer. Donc au niveau de la mer abize za géographie bashobora gufatira kuri plaine de la Ruzizi cyangwa se bagafatira kuri Tanganyika, ariko ubundi bafatira kuri Tanganyika niho bashobora niko mbitekereza. So iyi Kitoga rero ituranye n'agace ko bita Bibangwa n'ahitwa Kitembe. Utu duce twombi rero tumeze dute? Natwo twafashwe. Nivuga ngo yafashwe Kitoga bituma ukontorora Bibangwa na Gitembe, kuko no duce dusa nkaho tuhegereye. Rubuga nayo ntabwo iri kure nayo yafashwe. Nivuga ngo barenze Kitembe barengana Bibangwa bahita bajya gufata na Rubuga, nayo ntabwo iri kure cyane ya Kitoga. Hanyuma amakuru akavuga ko rero ari muri groupe ba Kigoma byese nkuko nabivugiye, akaba ari hejuru ya Plaine de la Ruzizi. Ibi ngibi rero bimeze bite? Urebye cartographie cyangwa se ufashe uburyo imiterere ya turiya duce, urabona ko hejuru ya plaine hose kuri duva za Rurambo ugakomeza ugasa n'urenze Sange n'ugiye kugera iyo za Kiriba. Iyo misozi ihunamiye yose irimo mu 23, iyo yari mu April. Mwibuke ko
na James Fikadui nawe ubwo yabyivugiye ahagaze muri Uvira igihe habaga Journée Ville Morte, aravuga ati ibi milima yote ishene de montagne de mitumba yote iko mu Banyarwanda, niko baba babyita, ati harimo M23, ati njo benye bako pale. Kibuka ko n'amakanaki nawe yavuze atuzibeshye, akambwira ko yagiye kurwana kageragere, afite kageregere, ati musema kweli ni upendo wa Mungu, atuzibeshye akabivuga atazaze nzamuhinga kandi yebye yasahuye Abanyamulenge, ati mwe kujya mubeshya, ati mwarwanye, ati mwakubise M23 kageragere, ati reka ati cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. So nuko nguko rero abari bakumbuye za tombe murumva ko zabayeho, noneho ziri strategique, ni tombe ziri strategique kandi no kuhafata ntabyo kongera gusubira inyuma. Ni nayo mpamvu ubona niba baramaze kurenga za Ruvungi, baramaze kandi ntibagere ku muhanda, bashobora kuzagenda bagahagarara hejuru ya Uvira, barangiza uwo muhanda bashaka bakaba bawubarekeye kwa kwirinda polemique za leta ya Kinshasa. Ariko kubw'ibyo tukabihuza no kuba habayeho izindi deployment nshya, habayeho deployment nshya ariko kandi ngo zitanasanzwe. Amakuru arambwira ko hoherejwe ingabo zigeze mu bihumbi 10 zije gusaplayinga cyangwa zije gufatanya n'izari zihasanzwe. Tubibutse ko Umurundi waruhereye muri biriya bice akiri baraka, akiri kuranforoswa, kuko Nevo yaravuze ngo uru rugamba ntago tugomba kurunga, tugomba kururwana mpaka abasirikare bashize. Mva ko rero ngicyo ikibazo. Ariko hari abagiye bambwira inkuru ya Pamela, mbese Pamela bimeze bite, ngo yaba ari maneko Burundi ngo cyangwa ibiki. Yewe abantu bankurikira, nta na rimwe ndaza ngo guhagararira ahangaha nkubwire ngo Red Tabara ngo iraha naha ngo irahari. Ngewe sinzi impamvu muri mbonye yanjye iteka ryose nge mbona ko Red Tabara itabaho. Nabivuze kuva kera babwira ko Red Tabara ishobora kuba ari nk'ikintu kiraho gutyo cy'igihuha cyakerewe cyateguwe na CNDD-FDD kugira ngo bajye babona uburyo biyizira muri Kongo, ari nako kandi babona ibyo kuko banga ubutegetsi bw'u Rwanda baza icyo bazajya bashinja u Rwanda, bavuga ati umutwe dufite umutwe uturwanya, uwo mutwe niwo ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, bakabona bya birego byabo bidashira nk'ibyaciro, none se babaye. Niyo mpamvu rero abambwiye ati no Pamela yaba ngo ari intasi uyu Burundi ngo ushaka c'est fort possible ko nyina nawe n'umwarimu muri kaminuza mu Burundi, birashoboka cyane. So ibyo nge sindabikurikirana neza bitewe n'utuntu nayo maze iminsi mugiyemo, ariko ndaje nyabacukumburire ndayababwira neza cyane. So simpakanye ko Red Tabara ngewe muri mbonye yanjye nuko mbibona, kandi rero uko mbibona ntago bikuraho wowe uko ubibona n'uko ubizi. Wenda uramutse ufite precision ya nyayo koko yuko babaho, wayimereza ibintu byose ahangaha tuba dufashanya duhanahana amakuru, wampereza iyo precision hanyuma nanjye nkabyemera, ariko ntibijya binyinjira. Irahari, tubona abaperezida bayo bandika n'amatangazo, tujya kuri Twitter tukabona banditse space zabo, ntunze kuzikurikira zihari, ukumva bari kuvuga ati turahari, ariko ukumva abenshi nabibereye hanze, bibereye hanze hirya no hino bavugira aho ngo ku ma space gusa. So tiba Red Tabara rero ari umutwe urwanira kuri social media, simbizi, simbanenze, ahubwo nuko mbona gahunda yabo niba koko yabihari yakaba wenda yananagaragaje. Burya abantu baragerageza bakaba barambutse bakagera nkonda no mu Cibitoki cya Rugombo, ubundi bagakubita nk'iminsi ngahe, barangiza bashaka bakananirwa bakongera bagasubirayo. Hakagaragara ko hari umutwe urimo uracanganyikisha Neva, ariko magingo yaga nibyo ntibiraba. Wenda ibyo sibyo ngiye kwirirwa ntindaho, nuko ahangaha hamaze gufatwa ndetse leta Kinshasa kabiri ku deployinga, kandi bikavugika ko nibaramuka bagabye ibitero kuri M23 muzibagirwe Uvira na Baraka, muzahite mumenya ko ibyo byavuye mu rugikubita. Donc nibaze barwane gake, ubundi muzumva ibyo tuzaza tubatangariza ahangaha nuko situation imeze. Hanyuma andi makuru udufite duse wenda n'abasimbukira mu mujyi hepfo, panike zirimo zimeze zita. Amakuru ava mu mujyi rwa Gatara tubwira ko kuva tariki 1
y'ukwezi kwa munane ejo bundi ku kwezi twatangiye, amakuru aravuga ko abantu bageze muri 7 bamaze kwicwa. Abantu 7 bamaze kwicwa, ni ukuvuga ngo barenga 7, ni ukuvuga ngo muri abo hari abagiye baraswa bagakomereka bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nta joro ry'ubusa rishobora kubaho. Urumva ibibazo biba bikomeye cyane. Hanyuma wenda aho ngaho nta nubwo turi buze kwatinda kuko turimo turiruka, ni iminota mike tuba dufite aha ngaha. Amakuru akavuga ko depuis le mois d'août 17 personnes tuées par des hommes armés non autrement identifiés. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma hano tunahave ntabwo tuhatinda, turahita dusimbukira hehe? Muri Ituri. Ituri inkuru ziri kuvayo ni inkuru zibabaje cyane. Inkuru zibabaje kuko abasivile 13 nibo bishwe n'ubundi mu gitero cyagabwe na ADF ahitwa Mambasa. Ibyo nabivuze 13 kabisa baricwa, kandi biciwe aho bita Banana Ecole kuri axe ku muhanda wa Mambasa ujya Kisangani. Ni ibirometero 20 uvuye muri centre ya Mambasa muri Ituri. Akaba ari muri Babila Babombi. Ni groupement ya Babila Babombi. Angara akaba abantu bakaba barishwe ku wa 5 tariki 7 muri aka gace. Amakuru akavuga ko igitangaje kinateye agahinda nuko bishwe mu gihe cyo muri biriya bice hari operation conjointe yitwa Usuja. Operation ihuriweho n'ingabo za Congo n'ingabo za Uganda, ariko mu gingo y'ingabe bigaragara ko nta musaruro iyo operation igeze itanga, kandi koko nibyo. Muri Beni baricwa bari hafi ya defense, muri Ituri nuko nguko, ariko kumva ngo imbaraga zose nukuza bakazishyira hehe hariye mu 23 ngo bayibuze gufata ibice. So nabonye rero coordinateur wa société civile wa territoire ya Mambasa Maître John Vuleviero yavuze ko ngo nta uyobozi buhari ngo bwo gufasha abaturage muri kiriya gice, ngo mu gihe coalition FRDC na UPDF na MONUSCO bose bahari, ngo ariko akaba ari nta kintu n'iki na kimwe bakora kugira ngo batabara abaturage be kwicwa. Mva ntabwo byoroshye rero. Hanyuma muri territoire ya Masisi naho amakuru ahava aratubwira ko abakombata barwanye bo muri ANCDH, ni mutwe uyoborwa na Jean Marie Bonane, biripotinze 28 biripotinze bayobowe no bita niba ari general niba ari colonel simbizi, ariko buriya bari abagenerali gusa niko bajya biyita, bamwita Baudouin. Apana Baudouin Ngaruye, ntihabemo gukonfonda. Ni Baudouin muri Wazalendo, niwe waje uyoboye abasigaye 28 bose bakaba biripotinze n'imbunda zabo nkuko mu mavideo yo ku magroupe yacu mwagiye muyabona. So nuko bimeze, ntago baragana n'itangazamakuru, aturindire yuko bashobora kuzagezwa za Gicanga cyangwa se za hehe mu gihe baraba batuje darantreta, hanyuma tuzamenya n'impamvu zigiye zitandukanye. Gusa igihari nuko Baudouin yadeployinze kuri Muzimu, yadeployinze mu bice bigiye bitandukanye byo muri ziriya axe, yaraharwaniye, yarakubiswe cyane. Rero gukomeza gutakaza gupfusha abasirikare ashobora kubona byananiranye, kandi n'ubundi ntaho azerekeza, batazamumara ngo bamwinjize muri Warikare. Muri Warikare abo bita ba Maimai bitwa Maimai Raia Mutomboki babanga kubi. Gidoshi Marayi ntabakunda, avuga ati n'ubundi namwe muri abanyarwanda, babate ahubwo reka dushobore dufatanye. 28 ni benshi n'imbunda zabo. Haherukaga uwitwa Damascene, ndumva ni Damascene Jekro, wari wiripotingiye muri axe ya Nyabyondo, afite abasirikare ndumva ni 10 na bangahe, ndetse na Hakiza wari wiripotinze benshi. So n'uyu rero nawe akaba yiripotinganye benshi. Nibakomeze kubera ko n'ubundi iyo bari ari inzaririyo, n'ubujura bo batunze, kandi ni intambara idafite orientation, intambara idafite umuherekeo. So rero sinzi niba bakomeza muri ubwo buryo. Kabashimire rero, tuze kongera gusubira mu kanya nyamuneka. Nizere ko mwamaze kuba muhandira kuri like kabisa, muzamure like kandi comment zibe nyinshi cyane, ndetse wenda twongere dusubire makuru yacu ari imbere. Makuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.